igitabo TV Rwanda. Rero ngiye kubereka ya video mwahoze mubona icaracara ku batayibonye mwihangane. Ni wa mukobwa wavuze yuko yapfumuye cyangwa se yatoboye, turabizi undi basanzwe batobora ku mazuru cyangwa bagatobora no ku gutwi nta kibazo, ariko we yavuze yuko yatoboye ku gitsina cye arabyemerera imbere ya live y'abantu bari bariho basaga abantu 700. Mutajya ni umunyamahanga n'umunyarwanda aravuga ikinyarwanda. Ninde wamushutse rero yabivugiye dore muri kwibona aha muri buze kuza kwibona mwitonze, noneho anakora ku gitsina cyavuga ati dore igitsina cyanjye baragitoboye, baranamubwira bati twereke, arangije ajyaho abereka uburyo bagipfumuye, byose ndibuze kuza kubibereka. Ahangaha rero yari kuri ya live ya wa mugabo ngo bita Godifada, mw'abantu mwe Godifada bana bakobwa muri Kigali yamaze kubararura, ibintu byamaze gufata indi ntera. Nyamuneka rero reka nkubwire ngo twamaze gufungwa n'urubuga rwa WhatsApp. Rero muri comment ya mbere urahita ubonamo comment yanditseho WhatsApp group, uhita ukanda kuri iyo group, iyo link ikwerekeza muri group yacu. Ikindi kandi wibukoze kuza gukanda subscribe. Reka noneho mbereke video yose ngiye kubanza mbumvishe uduce dutoya, ndagaruka mu kanya mbasobanurira aho tugiye guhera hano atubwira uburyo ki yatoboye ku gitsina cye n'izibindi bice by'umubiri yagiye atobora. Twagiye muze gukanda subscribe. Izuru uretse gato watoboye amatwi, utobora izuru habiri, yego. Utobora umukondo, yakayunguruzo. urabeshya naho? Are you kidding me? Finally mbonye umukobwa apfumuye agapupi. Byanyabyo ntibiryana? Ururimi rurapfumuye? So ni ukuvuga ngo ni amatwi, izuru, umukondo n'agapipi gusa. Wow, interesting. Tonye nanjye koraka k'umunwa waramunani. Nagira ngo mbereke ko ibyo ndi kubabwira ariko bashyira no murebe hariya dodo. Sinzi niba mubibonye ariko ndibuze nabyo kubereka. Ubwo none do muri kwibona yagiye mu kiraro no yerekana ubwambure bwe bwose. Rero biriya nabyo byari byoroshye ku rundi ruhande, kandi ubwo ntabwo ndatagira video neza byose ngo mbereke fresh. No kuvuga ngo noneho turibuze kuzaguruka ku ruhande rwawe iguri umukobwa n'uyu muhungu. Uyu ni buri nguni ndakeka. Uyu buri nguni rero agira atya azane umwana w'umukobwa kuri live. Nyamuneka reka mbabwize ukuri mbere yuko noneho ngiye kubereka video zose, mfate iyi ngi ndahera kuyiriya mukobwa, nzane n'ingi ya buri nguni nari buri kantu simbizi, nze tubihuzahuze byose muze kubibona. Icyo musabwa mwebwe muze kunkandira subscribe, ikindi mwinjire muri ya group nababwiye ku bwinshi. No kuvuga ngo hari hasi comment ya mbere yanditse WhatsApp group, murana link irimo muze kuza kuyikandaho, kandi munankandire subscribe niba nta mutima mubi, kuko udutendo dukora iyo nkutu ngutu ni buri segonda, ni buri munota, buri munota kabisa. Reka noneho ntangire video yose turebe uko byagenze nuko byarangiye. Come on, what's up izina ryanjye? Ese ari gushimagiza. Niko what's up izina ryanjye rya kabiri ntari guha kanabibwira no mu rugo. Musabike. Yego ishusho. Seriye byonyine? Ibyo utakora ntabwo nareka kubikora keretse icyo udashaka. Niwambare mask. Nakwiye. Reba akabona kabiri. Yiwikari hejuru ko. Ndakabonye nanjye. Koraka k'umunwa waramunani. Numbwire ko ukibonye. Oya ntabwo kariho neza nyine. Bitwaye iki? Ntabwo kari kangize akajipo nyine kagarutse hasi.
kwagifite ko atameze nkaho ufite akabaho namaze pfa kuba nya bigasohoka Oigo. Ki byageze bite? wambara ishanga Gutakiyubaha. we tutagiye turengera ingingo zacu wambara ishanga sheri watoye umukondo ahandi Odi ahandi watoboye nihe izuru uretse gato watoboye amatwi utobora izuru habiri yego utobora umukondo Yakayunguruzo. urabeshya naho are you kidding me finally mbonye umukobwa wapfumuye agapupi byanyabyo ntibiryana okay uretse gato bapfumura hejuru nyine Sivira yakubeshya Amatsiko mu mbwire. no ni ibisanzwe ariko ni ikibazo Natwereke rero. Nabanza twere ujya mu Divina arabeshya ntabwo abeshya ariko arabeshya Divi ratabwira bigenda gute like it's no It's no words. nakanu so uretse gato Oya natwege hepfo. uretse gato imoko yewe No. so ni amatwi Yabona uko yo. amatwi izuru amazuru ku mukondo na pomani ururimi rurapfumuye so ni ukuvuga ngo ni amatwi izuru umukondo n'agapipi gusa wow interesting bamugorewe kibaje kuri mu bana bato Akoze nkaho ubaye iki buriya wajya umurika mu ruhero. yareze mu ruhero mu bipipi kandi akora mu bipipi ntiyajya areka guporotera amamaza mu ruzingi nawe yaranyobeye ntagira ikiganiro maze mwari mugeze muri ofisi ye Musa urataha ryari Ndataha mu kanya nyuma y'amasaha abiri. uretse gato gatema Uri mu kazi ko sheri. ariko si umwana ntituri muri weekend Uri mu kazi. Oya. ko se ntabwo ko ari muri weekend mwaye turabasohoka gute ariko se mwamuretse niba ari mu kazi icyo Kuri za manda byari ngombwa. urabuze Amanda nawe urashaka ko nzivuga kandi ntabwo ndazibona Ntabwo ushaka mani ntabwo ndazibona nkuko ese ubundi akatuvugisha ode ufite ikihe kibazo ko wari kutubwira sitori za Amanda ni ukubera ko Amanda ni umuntu umaze igihe kinini cyane muri iyi mihanda sibyo puis il a fait sa vie ntabwo ari ngombwa kugira ngo Godfather mugaruke inshuro imwe ebyiri eshatu tujya mu biganiro tuva mu bindi tumugarukaho Amanda ngaho tuzanira indi nkuru nako Odi tuzanira indi nkuru niba Amanda uri kwirwanya. yego oya nta yindi nkuru ntabwo se niwo mpitiramo inkuru mvuga itsinde Amanda wahubwo mushobora kuba muri inshuti uri kumva inshuti yawe rero inshuti yawe wari kuyigira inama mbere y'uko ujya kuryamana n'abakobwa bakanayirya ntabwo turi inshuti cyane ikintu kibabaje
nuko mba numva bimbabaje nyine ese kumva odi wowe niba nyine ese ko waramumenye yijyanyeyo ko nawe atigira impuhwe ko ari we wabyipostingiye nawe niyikunze odira nareke batwihere inkuru kuko urumva ko nawe yazipostingiye kuri snap reka batwihere rero muze kwihangana usenya urw'umutiza umuhoro ni umunyarwanda mubaba muza kwihangana ndabona mburijwe mubwo nta kundi umva impamvu rata impamvu muza kwihangana niyi nanjye nta makuru ntabwo ndagiraho amakuru menshi Amanda namubuze umuntu w'Ikampala ugomba kumpa amakuru w'Ikampala ntabwo ari kunyitaba bivuze ngo inkuru waje kuzivuga izo nkuru wazivuze baguhaye amakuru ndi kubaha inkuru zo ku muhanda urukumva z'abamotari ndi kubaha inkuru zo ku muhanda ntabwo ndakakira inkuru ya nyayo kandi njye buri inkuru ntafite ifoto ntafite video ngo nta cyabaye ntabwo iyo nkuru njya nyibara so mwihangane maze nyibone neza rero nyikacire ninde ugiye Ivana odire wasinze ninde wampaye wasinze urukundo se bebe ko nawe yo mu diaspora ese usigaye bahesho ako se Godfather wanditse uwo mu rukundo ibintu kunyeza n'ibiki ninde mbese gato ariko odira Amanda yari odira ngiye nkoherereje ibiki M23 njyewe urambeshyeye kabisa odi wambaye urukundo mureke Amanda dushaka izindi nkuru diaspora we uri hehe shuri manzi mu rukundo nawe uzasare nk'uko Amanda mu binkuru ya Kima hari twebwe nibyo bituraje ijoro urakoze cyane rata Kima hari binaturusu ariko se ngo ngibyo rero abakobwa basigaye bakize ku nkeke urabona isi ntabuganye n'umukobwa mu kugira ngo umenye direction ohereza ayo mafaranga Simbi wasobanura gute ko umukobwa muraranye mu nzu ari utumye uba bize ko mudashobotse isimbi buri mukobwa ayibona ko ubu tuwaye nibwo turi kugakoroga mube mukaretse wambwira gute ko isimbi aya masaha uko wanditse kwezi murana muraryamye kiri gitana ariko ubundi Tony wasabye imbabazi mu rwengero sorry mu rubohero sabe imbabazi sinjye nakoze iki Godfather ibanze kohereza basi gift card what is it should I give you a gift card odire kankubwiza ukuri umuntu wicara ngo umubwire filime ikigaragara yivugana nabi wabibonye uducimoti uturaje nabi shaudire ariko ndashaka kumanza kuvugana na Amanda amahirwe mabi ndashaka kubanza kuvugana na nyir'ubwite akampereza nani camwa nimukajye muvuga ibintu mutazi na idea story gende yaheri ngo nawe yabyanditse kuri snap odira nawe yabyanditse ariko story zindi ziravuga ibintu bitandukanye oya twe tufata ibyo yanditse kuri snap nibyo baduplayingiye bavugaga ahubwo noneho odira ari kunyandikira ngo niyo nkuru waretse kuyivuga ntabwo uyifite yose odira twamaze kubibona ko ari best friend we pe mwabibonye ariko ahandi ku rundi ruhande odira n'umwana mwiza ntabwo yaba snitch nese bavuge best friend we ntabwo turi best friend none ikintu kigaragara cyo ntabwo tuziranye ntabwo muzi oya isimbi utwaye turi kumukoroga aho ntiyasinziriye isimbi uhe misi isimbi modo oya mumureke ubu nibwo turi mu kazi umva Godfather inkuru tuyiciyemo ubwo tujye kwishakira amakuru afatika wanditse kwezi ariko se ngureka ndi kukuvugisha ryamanye muri gukira igitara mu kudukinira guide nawe bari kumwandikira inbox ngo wampaye izo nimero sheri muraryamanye muri kudukinira guide hejuru mukira igitara uyu gotsi se wahura nawe wamubona hehe Godfather ko nawe yacakiye umwana akaza muri tap usanga z'ijoro ngo share live niba ari ngo biki
ntabwo ngiye Godfather reba ariko nderaje Godfather iyo witeretse mba numva nasaze dore sari uyu nguyu imitaba niwe muzima cyane reka nanjye numva ndi kurira kuri soti da nanjye ndashaka kurira hari umuntu nkunda hano umva ndakwemera ndagukunda kandi basigaye ari Kigali ngende gucunganwa n'icyo mfite mu ntoki biri ntabwo bindeba atara kunywa kahe nikene ndagaza ariko rero ure soti rero ubigenda bitera cyakora kabaka ni umugome ubuza kabaka mu manuri kabaka barateye ya leta akaba gakiza koko amanura umugome niko ariko rero nanjye mushake abantu cyeza kuri cyo barya umuceri ushaka kwiceza abana bakarya umuceri hari abantu gufatiraho icyerekezo hera kuri wowe witwa Naomi kurikizeho Yitauno abo bararya cyane mwana urashaka kujya agaceri kabyimba ubwo se umwana isatuye bizarangira rya turakennye baturisha wundi cya bita garasi ariko garase ngo ngaro uburyo ajya kuri icyo bita rotasiyo ariko ntabwo umuntu ngo yamwiyemeyeho umunsi umwe ngo yamwiyemeyeho ngo ahita abyuka yapudetinze umuvugizi ahita akora rotasiyo umuvugizi wa gisirikare yahita yapudetinga ntabwo ari byiza ako ngo yesu azapudetinga ariko birakora ntabwo ari sawa reba si umuryango ufunze kuko mba mbitekereza iyo nakwitaga ngo ati nawe ngufashe reba amajoro twaraye yego ko manajwe ibyo ubu nkorera ngo grasi ngafite linki arya gara ukora ibijyanye n'iki byahetse wa muntu ngo garasi ariko garasi burango garasi asigaye yifitiye umuntu umwana ufatika mwana ariko ngo ni inshuti ngo umukunzi w'umuvugizi ngo umugabo we ngo ni umuvugizi w'ingabo oya ibyo bintu bifite gihamya ariko mwana se bizarangira rya sinzi ngo bizarangira bite ariko Naomi Toki ari kuvuga ngo grasi ngararyoshye ibintu bijyanye n'iki wowe twamubaza akadusobanurira turaca kabeza nose Naomi amenya abakobwa baryoshye gute wenda wamutubariza ukazambwira kabeza hehe nizo si mwiza nose araryoshye yerade yego araryoshye yarakuryoheye ndarengana Naomi ajya abakobwa bagenzi be mani oya mani nese ushaka kuvuga nyine ngo ni mwiza muri ubwo buryo to utateye hakurya abakobwa bagenzi bawe bora wapi kureba gutyo sha kureba umuntu wayihaye so wabaye iki abatumye mvuga kandi abantu bari hano mvuga ibyo bintu shana no mukangubuze gutsi ariko se none wose yo ibyo noneho murabyita iki ndi kubona mani bizagenda bita ubu ngubu asa Yitauno wisobanura siraje mani nubura ntabwo yari akwiye kuba hanyine ariko cyakora hari abantu b'abagome ntabwo yari akwiye kuba hano Yitauno agira ishyari ubu se nk'ubamanura icyundi mwana saa sita azigira saa saba umutima mwarimu ariko so uzi ko none asigaye amanaginga se
Oya. Yamaginga mu musore ngo wita ngo niba ninde. Reka nkubwire. Reka Ari mu nkubwire. supporting mwana ni manager. Oh. Ese reka ababwira abantu mana babwire mu Reka mwana manager we. Siraje umuntu twanyitaho narakwanga. Hano kuna bagutumuye ngo ntacyo ufite waririmbye. Umuntu buri nguwa managinga umuntu nawe adashoboye kwimanaginga ubwe. Ako buri ngwira kubwe ugenda gakeya. Ugenda gake. Wandabura ariko. Ese gato genda gake mwana. Gake ndabura ndebe niba ari inki. Ahubwe ugenda gake ntabwo ari kidakora. Uyu ngashobora kuba afite linki. Wari ikijya akora mwana ukabanza ukambwira. Wari usanzwe se ubireba? Nuko mbona nta zina agira. Wari usanzwe ubireba se cyangwa wenda nawe ubiguyeho? Akada. Akada. Nitara wivumburiye. Ano tuamya duhamagara ngukira. No, umva ko wigenda. Wambwiye muzi guhamagara. Umva ko bavuga rero turi wamuhaye ni Divine. Yitwa Divine? Yitwa Divine fo. Okay, Divine. Eyiwe ariko se umuntu nsebeje ni Tokyo nababwiye ngo izina ry'Imana mbonye yitwa Divine. Ibyo ni ari mu koresheje mu manura. Ndagapfusha rukara ngiye mbonye yitwa Divine. Divi ongera ushyire muri request. Divi ugiye kwa njye abantu bari kubwira ese. Ariko chance ari hasi mwana. Kandi ni inshuti yawe buri nguni. Afite linki. Ubwo chance nawe uzi mwana. Mushyiremo turebe niba afite linki. Mu by'ukuri chance nawe uzi. Mushyiremo turebe niba afite linki nyine. Mama. Bakora iki hano? Mama. Kurwa. Ngo yarambeshye cyane. Chance se? Oya. Nakubeshye iki buri ngo? Umva nsubize. Nakubeshye. Ariko chance. Chance ni wewe. Chance ni muzima. Afite linki naramubonye. Asenze nyoma nkubwira se. Ese linki nizi biki muri kuvuga? Ariko ushobora kumwandikira nk'uyu munsi akazagusubiza ejo bundi mwana. Oya wose chance. Buri ngo wimbeshyera we. Wose chance. Ubu se ucekinze bunabura nka message atasubijera. Akubwo byagize cyane nimero mfite ze pe. Ariko no abari aho ngaho. Ariko Facebook naho nazakomeje kwiyongera. Asura n'abanyamakuru b'umwuga. Ase bana ubu shira usimufata nko kuri Facebook. Shiramani ni muzima nuko mbona nta network afite. Ariko nyegere umwana ukongera izina ry'Imana. Ntabwo ariho ndi kuvuga mwana. Ndi kubona muri kuri pana ubishanga y'abo n'abanyamakuru b'umwuga mwana. Oya. Urari kubabona. Arenganye n'ukuntu afite. Soti nanjye zamura. Harya ukora iki wowe ra? Tweze linki Soti. Yo. Uzamura umunyamakuru wawe amakuru. Imodoka y'umweru. Numwe w'imodoka y'umweru. Aga. Ubwo urumva ngo washinga. Oya niba ari wo mu modoka y'umweru we mureke ni muzima cyane buri nguni. Ushobora usanga ari rupyotana. Niwe wadutamije. Umwe ko rupyotana. Oya. We yaradutamije ejo bundi. Yabasamuje. Uwo ngubu uvuze buri nguni we. Kandi nawe wamutamiye w'imodoka y'umweru buri nguni. Uri kuvuga ninde buri nguni? Rupyotana se. Inshuti yagasohoka. Nderukana mani 92. Mugira neza welcome. Kuyo yivuse riye.
Ari musomo cyangwa abantu kuri TikTok turebe kuri TikTok turebe What? Welcome. Ari kuri live babona atari kuri Yandese. Oya biba bigaragara nyine utaza n'ubundi niyo baba bakoze. Ngo nsanzuri. Umutima w'indani. Ariko chance se yashyizeho video akatubwira bya bintu by'atatubwira tukareba. Tokyo ngo amenye umuntu ngo arapfuye aka kanya direct. IGITABO TV Rwanda.